tugutore tugutore tubikore tupere turwo tugukunda tugutore kuko nitupere turwo tugukunda tugutore kuko ni inyungu z'u Rwanda.
chairman, murakoze banyamuryango, nyakubahwa chairman, uraho. Nitwa Mbabazi Kellen, nkaba ndi umunyamuryango mu karere ka Nyagatare. Uwandeba wese yabibona ko ndi mu karere ka Nyagatare, nyakubahwa chairman. Nkaba nkomoka mu murenge wa Matimba, ntewe ishema cyane no kuba uyu munsi ari jyewe muyobozi wa gahunda. Nyakubahwa chairman, Nyagatare dufite ibyishimo byinshi kandi twanejejwe cyane nuko waje kudusura. Wibare chairman, wibare kudukunda. Wibare cyane, turagukunda. Namwe banyamuryango mwibare kuza kureba chairman wacu. Eferi oye! Demokarasi, amajyambere, oye. Murakoze cyane nyakubahwa chairman, dufite ibyishimo mu karere ka Nyagatare ko kuko dufitanye igihango nawe. Nyakubahwa chairman, ntago ari ukugirana igihango gusa n'akarere ka Nyagatare. Akarere ka Nyagatare by'umwihariko ni akarere kabaye itangiriro ry'urugamba rwo kubohora iki gihugu cy'u Rwanda. Nyagatare rero nk'amarembo yabaye itangiriro ry'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, tugira umwihariko. Buri mwaka natwe nyakubahwa chairman, twariyemeje ngo tuzajya tugenda n'ibirenge, tuva aha tugere Gikoba, tugere kuri ka gasanimetero, tujye kwiga ubuzima bwanyu nyakubahwa chairman, turebe uko mwabigenje. Iyo tugeze ku gasanimetero ntabwo bigarukiraho gusa. Abana b'urubyiruko baturimo, abakuru batuganirira uko ibintu byari bimeze live, bakabidusubiriza inyuma uko bitari byoroshye. Nuko natwe tukahava dufashe ingamba zo gukomeza kubaka iki gihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa chairman, nanone ndagira ngo nkugezeho ibyishimo byacu nk'akarere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo. Uyu munsi twahuriye aha ndetse n'inshuti zacu zindi za andi mashyaka adukunda yaje kwifatanya natwe kwamamaza. Ndagira ngo nkugezeho ibyishimo dufite, kandi ibyishimo dufite by'umwihariko mu karere ka Nyagatare. Abakobwa baho nago bajyaga biga, nanjye ubu ndeba nagiye ku ishuri nkererewe cyane. Ariko nyakubahwa chairman, kubw'imiyoborere myiza yanyu, ubuyobozi buragenda busanga ababyeyi baravuga bati abakobwa kuki batiga. Reka umukobwa n'uwo kwitira ibyansi yakicara ku ruhimbi akitwikira ntihagire umuntu umureba mu maso. Nyakubahwa chairman, ndagira ngo nkubwire ngo wibare kudukiza kuba mu rugo, wibare cyane. Ntabwo twajyaga ubu njyewe mpagaze aha ngereranyije neza, hano hari nk'ibihumbi birenga 220 by'abaturage baje hano. Ntabwo iyo mutaba mwebwe nyakubahwa chairman n'imiyoborere yanyu myiza, ntabwo mba naragiye ku ishuri. Kandi nagezeyo nsanga ndi umukobwa w'umuhanga nyakubahwa chairman. Ubu nagezeyo ndavugisha ukuri, magaze mu karere kanje ndagenda ndatsinda kuva primary section nkayitsinda neza, secondary nyitsinda neza. Wibare kunkura inyuma iyo ngeze muri secondaire nayo ndayitsinda, ngeze muri kaminuza nyakubahwa chairman ndagenda mbona first class honor in education. Ibyo birazwi nyakubahwa chairman. Nubwo ari jye urimo kuvuga, ariko abakobwa bo mu karere ka Nyagatare n'abagore turagushimiye, turagukunda. Wibare kuba umuntu muzima, wibare kudukura ukatuzana natwe ukatugira abanyarwanda bujuje ibisabwa. Iyo bitaba mwebwe ntabwo mba mpagaze aha, mba mfite isoni nitwikiriye. Ariko ibisoni ntabwo ndazishize, ahubwo mfite kuziringaniza n'ibigezweho, ibintu bikagenda neza. Murakoze cyane. Nyakubahwa chairman, nkuko nakubwiraga ibyishimo mu karere ka Nyagatare hari n'umuco mubi. Umuco mubi wo kuba ureba umukobwa mwiza nkanjye nyakubahwa chairman, umuntu akamuterura akamwirukankana akagenda ngo aramushatse batabivuganye, nta kindi kintu. Ndashimira imiyoborere yanyu nyakubahwa chairman ko mwakuyeho ibintu byo guterura abakobwa. Ubu turikundanira
wikundanira n'ubukunze. Jewe nakunze umugabo mwiza witwa Mwumvaneza Anthony, ndamukunda, tujya mu mategeko turasezerana, tubayeho neza, twabyaye abana beza. Nyakubahwa Chairman, nimwe tubikesha, mwarakoze cyane. Ubu ngubu mba narabyaye abana 12 nkababyarana n'umugabo ntakunda n'ibindi. Nyakubahwa Chairman, turagushima ubudasa. Akarere kacu ka Nyagatare uko gasa n'ubwiza gafite nta wundi tubikesha twebwe. Hahoze ari parike hari inyamaswa nazo zitagira icyo zitwinjiriza, ariko ubu hatuye abantu beza basa batya n'ibikorwa remezo bitunganye. Nyakubahwa Chairman, ndagira ngo ngushime, saba abanyamuryango bari aha tugukomera amashyi ahagije. Ndagushimye. Abanyarwanda yatwubakiye igihugu n'amahanga yose arahurura. Ibikorwa bya Kagame bivuga kurusha amagambo, imihanda n'amavuriro, amashuri n'amashanyarazi. Amashanyarazi ubu abana bacu biga ari nta nkomyi babuze kwiga. Abana bacu biga ari nta nkomyi babuze kwiga. Ibyo byose byo mbabwira ni imbaraga za FPR. Erega FPR bagira umuyobozi mwiza. Dukwiriye kumwubaha, we n'umukozi w'Imana. FPR umwe, demokarasi, amajyambere. Oye. Nyakubahwa Chairman, nkuko nabikubwiye, ibyishimo dufite Nyagatare bifite ubusobanuro. Nkuko iyo ndirimbo kugipfuzi. So, narindimo mbabwira Nyakubahwa Chairman, nkuko mubyiyumviye muri iyo ndirimbo, twiyemeje gutora Paul Intore zirusha intambwe. Kubikubwira rero tukureba mu maso, bujye nahiriwe, tuzagutora 100%. Uko niko tumeze. Nyakubahwa Chairman, nagira ngo mubinyemereye tugane mu mwanya mwiza wo kwakira umuntu ushinzwe kuvuga ibikorwa bya RPF Inkotanyi yakoze. Kumva ubutumwa udufitiye, kugutora ko ni sure deal, tuzagutora 100%. Abantu bari aha bose babyemeje ko Chairman afande, ni karibu rugano rwanyu. Abantu ba Nyagatare, Gatsibo, muraho cyane, muraho. Ni nyuma hariya muratwumva, muraho. Rero nubwo twaje hano mu gikorwa cya politiki cyo kwiyamamaza, cyo kugira gute, muraza kunyemerera ndetse n'abaganirire.
ibyo kubaganirira ni byinshi ndavanamo bike ariko ndanubakira ko ari Keren ari Felicien ngira ngo badushyuhije urugamba rwashyushye ibyo twumvise by'amateka n'ibindi reka ngira amateka mbabwira ntabwo muzi ko bababwiye ko muri aka karere hariho abantu binjiriye muri 1990 niho abantu binjiriye tuza kubohoza igihugu cyacu ntabwo ari aho twinjiriye gusa bamwe muri twe ni naho twasohokeye tujya kuba impunzi bamwe muri twe icyo gihe twari abana ba bandi bafatwa ukuboko cyangwa bahekwa cyangwa bagira bati aho twambukiye kujya kuba impunzi mu gihugu cy'igituranyi nanone ni muri aka karere ayo mateka murayumva aho twasohokeye niho twinjiriye dusohoka byavuzwe hari uwabivuze ngira ngo ni Huntington hari aho hari uburyo abantu babayemo bavuga bati ntiburi buke icyo gihe cyari icya ntiburi buke tugaruka byari ukuvuga ngo bugomba kujya bucya byanze bikunze bugomba gucya n'uyu munsi ku munyarwanda uwo ari we wese bugomba kujya bucya urumva rero jyewe mu byo mushima byose muvuga ntacyo bitwaye ariko ndagira ngo nababwire ko ubwo mundeba aha ubanza ndi n'umunyamahirwe cyane kurusha abandi ndi umunyamahirwe nayo ni amahirwe amahirwe ya mbere amahirwe ya mbere ni ukunyura muri ibyo byose imyaka itari mike imyaka aho abantu bibaza niba buri buke cyangwa bari buramuke iyo myaka yose yewe nkaramuka ntabwo ari ubutwari bundi ntabwo ari ikindi ubwo ni amahirwe
ariko rero nabyo biravuze ngo waramutse wagize ayo mahirwe ugomba gukora igituma n'ejo uzaramuka ndetse n'abandi bakaramuka. Rero hari aha turi, hari ahandi hirya mu gihugu, ubu kuba turamuka igihe twaramutse tuba duhagaze no hejuru y'imibiri cyangwa ibikorwa by'abatakiri kumwe natwe. Andi mahirwe rero mfite ni ukugira ngo ibyo byose byabaye bitazapfa ubusa. Iyo ni inshingano nayo, ni amahirwe mfite kuba ndi umwe mu bazatuma abo bose bagiye aho bari bazamenya ko batagendeye ubusa. Murabyumva? Ibyo rero nibyo biduha imbaraga, bisa nk'ibya ya ndirimbo ngo ndandambara ndandambara n'imwe yadutera ubwoba, yaturuka hano cyangwa yaturuka hanze. Oya, ntibishoboka. Cyane rwose. Wa mugambi wo kuramuka byanze bikunze ni uwo nguwo, ni uwo ku gipfunsi ndetse. Buriya gutora FPR no kuba FPR nicyo bivuze. Bivuze ko buri munyarwanda mu gihugu cyacu agomba kuramuka byanze bikunze. FPR ntikivuze. Rero ibyo gutora reka noneho hari ibyo ngarukaho. Ubwo ndabaganiriye n'ibyo nayo nahisemo bikeya, hari byinshi. Amabwire ntawe ukubitirwa kwiga, iyo utize biragukubita ubwabyo. Ntimuzirirwe mugira abo mubwira ngo bagomba kwiga, udashatse kwiga
bizamwiyereka ko kwiga bifite akamaro. Rero hano Nyagatare, namwe abantu ba Gatsibo muri hano, iby'amajyambere bigomba kuza hano ntabwo ari ukubagirira neza gusa cyangwa se no kubagirira neza, ni ngombwa. Ni ngombwa hagakorwa ibishoboka, ibidashoboka muri uwo mwanya bigashakirwa uburyo bikazashoboka ejo cyangwa ejo bundi. Gutora rero FPR ni ugutora amajyambere, ni ugutora ubumwe, ariko icyo gikorwa ni demokarasi. Si ibyo? Igihe tukiriho rero twese, ndetse mwebwe abakiri batoya, nimwe benshi ndababona hano, ubwo ibihe biri imbere ni ibyanyu, muzabe za ntare ntimuzabe imbwa. Intare ntizivamo imbwa rwose, ntabwo zihinduka imbwa. Intare zikomeza ari intare, zigasaza ari intare. Sibyo? Mwebwe batoya rero mufite inshingano yo gukomeza rwa rugendo rw'abaje imbere yanyu. Bamwe bambutse bakongera bakagaruka banyuze hano. Ubu ni inshingano yanyu mu bihe biri imbere, mu bihe biri imbere ni ugutera imbere, ni amajyambere, nta kongera gusohoka usohokejwe n'ukubuza kubaho ejo buri buke. Ni ugusohoka wabigennye, ni ugusohoka ubishaka, ufite ibyo ugiye gukora hanze, ukagarukira aho ushakiye ari wowe ubigennye nanone. Si ibyo? Muri iki gikorwa cy'ejo bundi rero cyo gushyira igikumwe ku gipfunsi, nimubikora mujye mubikora mwibuka ayo mateka n'inshingano mufite mwebwe, cyane cyane abakiri bato. Nibyo. Ntimuzakora ishyano ngo mutatire igihango. Sibyo? Ni jyewe, ni mwebwe, ni twese. Murakoze cyane. Rero rwose twishimire kuba Abanyarwanda.
ndetse n'u Rwanda rwishimire kuba rudufite twebwe twese hamwe, sibyo? Ubwo igisigaye ni iki? Naho ibisanzwe iby'amahoteli meza, iby'inganda, iby'imihanda, ibya parike zizana abakerarugendo, amafarme abafite abatunzi inka, abahinzi, mwebwe mujye mu nzira ya kijyambere, mukungahare, mukize igihugu cyanyu, mukize ndetse n'abaturanyi. Hari ikindi abantu bifuza? Rero nanone nk'uko navuze ngo nzagaruka hano, nzajya ngaruka hano, na nyuma y'itariki 15 zizanzana hano. Hanyuma ntabwo narangiza ntashimiye indi mitwe ya politike dufatanya n'abayobozi bazo bari hano. Hari imitwe yindi ya politike ariko yahisemo gufatanya na FPR kubera ko yabonye inzira ya FPR ari nzima, nabo kandi ibitekerezo byabo ni bizima. Ikiri imbere yacu, icyangombwa ni ukubaka igihugu cyacu. Ndetse tukacyubaka dufatanije, nubwo twaba dutekereza ku buryo butandukanye. Gutandukana mu bitekerezo, mu buryo tubona ibintu ni byiza. Iyo bishyize hamwe biteza abantu imbere. Rero ndabashimiye cyane. Ndabashimiye, mwaje muri benshi, mwakoze cyane. Ubwo kandi bivuze ko ari nako tuzatora. Kandi bivuze ko nyuma yo gutora ariko tuzanafatanya n'ibikorwa byo kubaka igihugu cyacu. Sibyo? Kere nari he, ngusubize mikoro wongere ushyushye aba bantu. Wakoze cyane, wakoze cyane. Musigarana amahoro y'Imana, mwakoze. FPR oye! Murakoze cyane.